inzoga zikundwa nuko zizunguza akarizo n'izizunguza akarimi. Ndi guhura n'ibibazo by'ibisore, abakuze bahura n'ibibazo by'ibisaza. Ibi nabyo sinzi. Ibi nabyo sinzi. Rasta, amanota mugiye kuyatanga. Ati ni Rwanda ko byacitse ngeze Rusizi sanga abahungu kububamo bisaba guhara amagara, twe dukora inkarame nuko yaba amazi tukayatupa, abanzi muduhora inyuma, gusa ibyo mudukorera habe na rimwe ntituzigera tubyibagirwa. Buri munsi tubona ibishya, buri uko bukeye tubona ibishya. Ibyo mudukorera gusa ubu nafungutse mu mutwe, ibyo mukora mwe murishuka, mfite mode y'ibyo ngomba gukora nubwo bidasohoka. Gusa sinzigera ncika intege, ibyo nanyuzemo birahagije. Uko navutse sinzi, n'ubu ko ndiho nabyo sinzi. Nafashe icumu mu macuri kuko nabonaga ari zica abanyanga. Mbona size ikibanza mu mutima ngo mbone umukunzi. Nta rukundo nigize ngira, gusa ibinyongoza nabyo sinzi. Ndakanyama guys, nkuko bisanzwe mukaba muri kubona wa musore wanyu wambonye akaba agarutse kuri kamera n'ibyishimo birenze. Nkaba mfite inshuti yanjye noneho yemeye kubana nanjye, atari babandi banyangango ndo mutera mwako. Nkaba mfite impano yo kuririmba. Ku bantu benshi nagiye mbibabwira ko wambonye mfite utuntu tugiye dutandukanye muri nge, nubwo mfite kiriya kibazo cyo gutera umwako, ariko Imana igenda ibindinda gake. Mfite akaririmbo ndi bubaririmbire, nkaba ndi kumwe n'umuhungu wanjye kamubahe abasuhuze. Jamani nanjye my name is Saidi, nkaba mfite impano yo kubyina. Beat za danje ni nje zibarizwa ubundi. Banyarwandakazi mujye mumbaza beat za danje ngomba kubatamo. Umva twaje muri diro yo kuririmba kubyina, uyu munsi nako turi bubyine. Ubutaha tuzabaha n'imbyino, ariko uyu munsi turatanga icyo bise capella na hip hop. Yes. Mbahere kuri hip hop se. Icyo ushaka yaba capella cyangwa hip hop aricyo uhita uheraho. Ubwo capella nago turamenya ngo byose ngiye ibintu byose breaking biba ari acapella. Jamani katurasi mirongo. Nari mfite umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana, nanjye nca bugufi ndamubona ndasukumira hano hari ukuntu andimbo ikoruzwemo. Umuproducer arambwira ati wowe kari akantu ko gusukumira, nawe igisa nk'usukumira nyine wabibone neza. Ndasukumira nibyo ngibyo. Noneho hari akandi karirimbo abantu bakunze atari bakeya, ariko nawe rero ukuririmba umeze nk'umuntu uri gukora kabisa. Gihogoza kanze noneho nkwerekeye. Hari akandi karirimbo abantu abajama bakunze nyine, abasaza bo barambwiye ngo biriya bintu ngo ntabwo bigezweho, ngo iki ni icyakora. Abasaza ubundi buri muntu uwo ari we wese agira icyo akunda, icyo amarangamutima ye amwerekaho, ariko uyu munsi nta marangamutima ahari mu byo tugiye gukora, ahubwo igihari buri muntu wese ukunze ibyo tugiye gukora araza gutanga amanota. Ubu tugiye kurushanwa nge n'uyu muhungu w'inshuti yanjye bita Saidi, nanjye wambonye musanzwe munzi. Ubu tugiye gutangira buri muntu ku mirongo, apana imirongo y'abajitafu, ahubwo wowe ukoresha imirongo yawe, hanyuma abadukurikiye baraza gutanga amanota. Twagiye. manuka i Kigali nzamuka i Rusizi ngeze i Rusizi mura n'abajama banywa itabi ariko nanjye ndamubaza ati ese iryo tabi urigurira he ati ni Rwanda ko byacitse ngeze i Rusizi sanga abahungu
manuka imirongo, iyo mirongo irabakuma, ngezeyo nsanga abahungu bafite huzu itavo ase igikuta kuzamuka muri video hakintu. Umuhungu wanjye mwamaje kumva afite imirongo itandukanye, ubu nanjye nkaba ngiye kugwamo icyo bise rwamo wambonye, musanzwe muzi kuri Akarabyo TV. Kubadukurikira ku Akarabyo TV ndabakunda cyane, wambonye musanzwe munzi, reka dutangire. Sawa. Uyu muhungu wanjye amaje kubatamo imirongo, nanjye ngiye kubatamo iyanjye, hanyuma amanota murazi kuyatanga nyuma. Twagiye. Ubuzima bw'ikigiye kububamo twose nzari danje, kububamo bisaba guhara amagara, twe dukora inkarame nubwo yaba amazi tukayatupa, abanzi muduhora inyuma, gusa ibyo mudukorera habe na rimwe ntituzigera tubyibagirwa, buri munsi tubona ibishya, buri uko bukeye tubona ibishya. Ibyo mudukorera gusa ubu nafungutse mu mutwe, ibyo mukora mwe murishuka, mfite mode y'ibyo ngomba gukora nubwo bidasohoka, gusa sinzigera ncika intege, ibyo nanyuzemo birahagije, uko navutse sinzi n'ubu uko ndiho nabyo sinzi. Nafashe icumu mu macuri kuko nabonaga ari zica abanyanga, mbona size ikibanza mu mutima ngo mbone umukunzi, nta rukundo nigize ngira, gusa ibinyongoza nabyo sinzi, ndakanyamaswa gato gusa nzakura noze izindi, aya mazi tuyanyuramo rimwe na rimwe tukarohama, abandi baravuga ngo kira, abandi ngo warasaze, ngo wavutse uri umukene, ngo wavutse uri umukene, banyise gikeri nyamabondo, uko mbayeho nibibareba, boy nawe sister mukunda ishuri, nge sinyeneye kuba nka kakanyugunyugu n'akayuki, umwami yabitumye kwisi, mugende muzanyereka ibyo mwakoze, bidatinze umwami yaje kubaza, munyereka ibyo mwakoze. Twagiye. Bidatinze umwami yaje kubaza, munyereka ibyo mwakoze, akayuki uti nge nakoze ubuki, akanyugunyugu naratembere, bakavumye ubwo uzajya ugenda ugwe mu muriro, niyo mpamvu gakunda itara, buri wese azabazwa ibyo yakoze, mwige kandi mukeneye no kubana. Ngende kakatsi kameze hagati y'ibuye, izuba ryakakakuma, imvura yagwa kagatoha, wabuze igituma imbwa zikundwa nuko zizunguza akarizo n'izizunguza akarimi, ndi guhura n'ibibazo by'ibisore, abakuze bahura n'ibibazo by'ibisaza, ibi nabyo sinzi. Rasta amanota mugiye kuyatanga. Jama nizere ko uyu musore wacu muri buze kumuha amanota, ndetse nanjye mukama amanota agiye ashimishije. Nizere ko imirongo mwayumvise, bantu mukomeje kudukurikirana nyine, mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, mugenda muduha amanota tugenda tuyabona. Utibagiwe buryo ki akanyugunyugu gashobora kuba karazize. Akanyugunyugu icyo kazize rero, kazize gutembera, nikagira ikintu gakora mu isi, ahubwo umwami yarakabajije wakoze iki, kagira gutya. Ese buriya ko numvise abaturarwanda wabatuburiye ngo ngakatsi ngo hagati y'amabuye, biriya bintu bijya bishoboka? Nabisubiramo kabyumva. Reka nsubiremo wenda nibwo bari bubyumve. Banyise gikeri nyamabondo, uko mbayeho nibibareba, boy nawe sister mukunda ishuri, nge sinyeneye kuba nka kakanyugunyugu n'akayuki, umwami yabitumye kwisi, mugende muzanyereka ibyo mwakoze, bidatinze umwami yaje kubaza, munyereka ibyo mwakoze, akayuki uti nge nakoze ubuki, akanyugunyugu naratembereye, bakavumye ubwo uzajya ugenda ugwe mu muriro, niyo mpamvu gakunda itara, buri wese azabazwa ibyo yakoze, nimwige kandi mukeneye no kubana. Nge ndi kakatsi kameze hagati y'ibuye, izuba ryakakakuma, imvura yagwa kagatoha, wabuze igituma imbwa zikundwa nuko zizunguza akarizo n'izizunguza akarimi, boy ndi guhura n'ibibazo by'ibisore, abakuze bahura n'ibibazo by'ibisaza, ibi nabyo sinzi. Sawa. Ubwo ndasobanura. Akatsi rero ubundi ni kwa kundi umuntu aba avuga ati njyewe uko wangira kose ntabwo uzigera ugira iki, ntabwo uzigera unyica cyangwa se ngo mbashe. Rurema Imana yandemye niyinzi, niyo igena uko ngomba kuzabaho. Rero ako katsi uzacunge neza, ako katsi kameze hagati y'ibuye, iyo izuba ryatse karuma, urumva cyane, ariko imvura iguye karongera kagatoha bro, ni nka kwa kundi wumva ngo haje inzara,
kubera izuba ryinshi imyaka yumye ariko imvura yakongera ikikoza ku butaka tukabona ibishyimbo tukabona ibigori tukabona igitoki urumva ibintu bigahita biba mu ntange iwacu nicyo kintu nashatse kuvuga nyine ndi cya cyatsi izuba niryaka nzuma ntacyo ariko sinzapfa urumva ariko imvura nigwa wadayi mbona icyo kurya. Nizere ko abanyarwanda rero bakomeje kudukurikirana. Noneho ikindi nshaka kongera kubwira abanyarwanda impamvu navuze hariya ku mbwa igituma ikundwa n'abantu ngo nuko izunguza akarizo n'izunguza akarimi. Niba ushaka kubana n'abantu irinde gukoresha ururimi cyane. Ururimi ni rubi, ururimi rurasenya, ururimi rushobora kugutwara, rushobora kugushwanisha n'abantu. Ariko imbwa itandukanye nyine n'umuntu nyine itandukanye n'umuntu. Dore impamvu nyine imbwa yaba iza kuba ivuga nk'ukuntu izunguza karakarizi ikaba ariko ikoresha ururimi, nta muntu n'umwe wayikunda kuko bavuga ati iyi mbwa dushobora kugira ibyo twakora bibi, dushobora kugira ibyo twavuga ku muntu ikaba yagenda ikabivuga. Abantu rero bakarushaho kugira iki kuyirinda, ariko kubera ko izunguza umurizo ntabwo abantu bagira nese uriya murizo wo bayikunda ko hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo uriya murizo ngo urimo imyaku umurizo w'imbwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye nyine nk'abantu ba kera niko baba bari kuvuga. Ubundi abo bantu bagenda bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo batazi cyane ko ubundi njyewe nigeze gutemberera ahantu bita natembereye Rusizi. Nigeze gutembera Rusizi kikuza nasanze ari abaturage biyubaha, abaturage babana neza. Ubundi nge arantu nigeze kujya sabye amazi barayanyima mani, none ngiye muye n'umuntu avuye kuvoma namubwira ati se wamaye ku mazi nka ahantu hose bavuga ati wowe y'abanyamaniga nka wowe ngo twakuroga ngo bandoga ari ukuntu ariko ahantu bita i Rusizi aho hantu ni abantu batunga umuco, ni abantu babana n'abantu. Nicyo kintu nabakundiye rero banyarwanda mukunda wambonye na Saidi wanyu, tukaba ibyo twakoze tugira ngo ya manota yacu tutaza kwibagirwa, ariko tukaba tubafitiye akandi kantu ejo tuzabatamo. Uyu munsi mwakoze cyane kubana natwe, ugiye guhita utakababwira kandi ntabwo nkababwira bakoze kubana natwe. Imana ikomeze igende ibaho umugisha, iyo muhari natwe tuba duhari. Ariko abanyarwanda